muraho neza nanone abakunzi ba Imenye mubyeyi. Uyu munsi wa none tugiye gukomeza kuri video yacu yashize y'uburyo bwo kuboneza urubyaro, ariko by'umwihariko tugiye gukora uburyo bw'ibikorwa twerekana uburyo bwo gushyiramo agapira ko mu kaboko. Turabereka agapira k'imyaka 5, ariko wabonye agapira k'imyaka 5 byo gashyirwamo n'akitatu biba bijya gusa. Niyo mpamvu tutabatindiye twagira ngo dutangire muri rusange tubereke uburyo agapira gashyirwa mu kaboko, twibukiranya yuko ni uburyo bw'imisemburo bitanga icyizere cy'imyaka 5. Ako gapira kakaba kajya mu kaboko, akenshi ni akaboko udakoresha k'ibumoso, kakagumamo kugeza icyo gihe ni nabwo kongera gukurwamo. Mbere yuko ako gapira gashyirwa mu kaboko k'umubyeyi wifuza kuboneza urubyaro, birumvikana ko muri rusange umuntu arabanza akitegura. Ni uburyo busukuye cyane, bisaba ko isuku tuyifata nk'inkingi ya mwamba. Abanza nkarabe intoki nkurikije amabwiriza nk'uko bisabwa. Karaba neza nibuza hagati y'amasegonda 40 nyuma kugira ngo utange uburyo bwo kuboneza bisaba kuba uwubuha nawe yapimeye. Ni nayo mpamvu nifuzaga kugira ngo mbaze umubyeyi wacu ko abashaka tuze kumufasha kumuha nk'uko bigenwe. Muraho neza mama Nathalie, nitwa Bizimana Hassan. Uyu munsi wa none nk'uko nkaje mubisaba, tugiye kubafasha guhabwa uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ese muratwemerera kuba twabafasha? Yego turabyemera, nta kibazo. Murakoze, mwanyihanganira negura ibikoresho mu kanya ndagaruka mbafashe kugira ngo mbahe uburyo bwo kuboneza. Mu gutegura ibikoresho rero, muri rusange turategura ibikoresho bidufasha gutanga ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro, tunategure ibindi bikoresho bidufasha kugira aho dushyira ibyo twakoresheje kugira ngo ntibize kuba bisa nkaho bivangavanze. Duhereye ku bikoresho bidufasha gutanga ubwo buryo bwo kuboneza, igikoresho cya mbere twateguye ni utu dupira nyine. Utu dupira two kuboneza urubyaro nk'uko bigaragara ni udupira 2 twitwa Jadelle. Twombi tujya mu kaboko tugatanga icyizere kugeza ku myaka 5. Inyuma y'udupira hari agakoresho kabugenewe kadufasha kugira ngo tubwinjize. Ako gakoresho kitwa trokari, niko kadufasha kugira ngo by'umwihariko utwo dupira twinjire mu kaboko. Hanyuma nk'uko bigaragara, iyi ni providon yifashishwa mu gusukura ahantu udupira tugiye kwinjirizwa ku kaboko kugira ngo ntihagire mikrobe ziza kujya aho twinjiriza udupira. Iki ni ikinya kugira ngo kigabanyirize n'igitume umubyeyi duha uburyo bwo kuboneza urubyaro ababara aho twinjiza ubupira. No kuvuga ngo ni ikinya cyifashishwa kugira ngo kigabanye uburibwe. Hanyuma nk'uko dukenera spradara dufasha kugira ngo ahantu twinjije udupira dushyireho agapfuko gatoya kugira ngo ntihagire mikrobe zakinjira muri ako kantu gatoya tuba twacishijemo udupira tujya mu kaboko. Nyuma yo kubona ibikoresho by'ibanze twifashisha, hari no kwibukiranya yuko muri izi ngizi twita drums mu rurimi rw'icyongereza, hano haba harimo amaresi n'utundi dukoresho nka kidney dishes zidufasha kugira ngo nituza gukuramo udupamba tubona hano tudushyira mu buryo bw'isuku. Iyi nayo ntoya irimo ipamba iza kudufasha gusukura mu gihe twatangiye gutanga ubwo buryo bwo kuboneza. Nk'uko bigaragara, utu ni udusukura, hanyuma kano kadufasha kugira ngo
twihereze kimwe mu byo twifuza mu dupamba. Nyuma nanone tuza gukenera impermeable sheet ishyirwa munsi y'akaboko k'umubyeyi kugira ngo nihaba habonetse amazi se amaraso amanutse ku gitanda ntaze kwanduza amashuka cyangwa se agira aho ahurira n'uburiri. Nanone kandi dufite ga z'amoko abiri, hari ga sterile kuko iyi procedure iri sterile, kandi tukagira na ga ziri propre zidufasha mu gihe tutaratangira gukora kuri sterile. Nyuma tukaza no kugira aho gushyira imyanda yacu twakoresheje, hariho dustbin, ariyo dustbin idufasha guta imyanda. Ikindi tukagira na safety box aho dushyira tuvuge inshinge ya serenge yakoreshejwe tuvuma ikinya. Mama Nathalie, turangije gutegura ibikoresho, rero tugiye kugufasha kubona uburyo bwo kuboneza urubyaro. Yego, nta kibazo. Nihuse cyane, turabanza dusukure aho tugiye gukoreshereza. Atakariya guhana mfatemo ipamba bisanzwe. Nyuma biba byiza nk'iyo dufashe amapense yo gusukura, twibukiranya ko twabonye ko dusukuza providone. Mama Nathalie, ubusanzwe ubupira bujya mu kaboko ahagana hano munsi, akenshi tukagashyira mu kaboko udakoresha, ahanini usanga dukoresha ibumoso. Kugira ngo binyorohereze nanjye birasaba ko uhina akaboko ugafata inyuma ku mutwe kugira ngo aho udupira tuza kujya haze kuba hagaragara nta kibazo. Murakoze. Akaboko nk'uko twabivuze turagahina, amatwi hanganira haze inyuma y'umutwe ku buryo tuza kuba tubona iki gice cy'ukuboko. Yego, nk'uko bigaragara turakibona neza, ariko kugira ngo dusukure tubanza tugashyiraho ka gasashi twavamo agasashi bita impermeable sheet idufasha kugira ngo naho dusukurira naho ntihagire nka solution ihameneka. Mama Nathalie, uramfasha tuzamura akaboko dushyireho aka gasashi kadufashe gusukura nta kibazo. Yego, nk'uko mubibona Mama Nathalie ni ukumufasha kugira ngo abikore neza, ariko muri rusange ni uko bigenda. Niyo mpamvu nitujya no gukora uburyo bwo kwinjiza udupira tuza kwifashisha akandi kaboko kabugenewe. Ikigenwe ni ukugira ngo humvikanwe ko mbere yo kubikora habanza gusukurwa igice nyirizina kigiye kwinjizwamo udupira, hanyuma hakabona gushyirwaho twa dutambaro dufite isuku inoze neza kugira ngo ubikore n'ahantu hose hashobora guturuka twa mikorobe. Iyo umaze gutegura akaboko gutya k'uyu mubyeyi, turasukura bisanzwe. Nyuma yo gushyiramo impermeable sheet munsi y'akaboko ka Mama Nathalie, hakurikiraho igikorwa cyo gusukura ka gace
muri rusange tugiye gukoresha dushyira twinjiza udupira. Yego, nk'ibisanzwe tugahanagura mu buryo bw'uruziga tuva hagati tujya ku mpera z'ukuboko. Gahanagura neza rwose ku buryo ubona ko hakeye, kuko nyuma yo guhanagura ni ahantu na hato hongera guhurirwaho twa mikorobe. Hanyuma tugiye gutegura isha sterile iza kuba irimo ibikoresho biri sterile, biza gusaba ko kuhakura no gukoresha ibintu biri sterile. Yego, mbere yuko ntambara ga sterile ni byiza ko mbanza nkategura sha sterile, noneho nkaza kuyitegura nkikoraho neza nta kibazo, sterile nayo. Ngiye gutegurira muri iyi areze iri sterile n'ubundi. Tugiye ko twa dupira turi sterile, ya trokari idufasha kutwinjiza nayo sterile. Serenge idufasha kuvoma ikinya nayo iri sterile. Hanyuma ni byiza gutegura nibuza udupamba tubiri kuri dutatu, kugira ngo ukeneye kuba wakora hemostazi ntuze kubura icyo wakwifashisha, no gupfuka kandi ntuze kubura udupamba turi sterile two gupfuka. Nyuma rero sha yawe kugira ngo ibe yuzuye neza, urongeraho grapes zo kuza gukora aho uri bukoreshe kore metode. Rero kwambara ga sterile turabanza dukora uburyo bwose tutaza kugira aho dukora twambaye ga sterile, kugira ngo nitumara kuba twambaye ga sterile ntituze gukenera kongera gukoresha uburyo wifuza. Yego, turambara ga sterile. Ukakwambarira muri sha yawe cyangwa se ukambarira ku ruhande ntacyo.
twambaraga sterile, ubu ngubu turi sterile, ntabwo twemerewe gukora ahantu hose tubonye usibye hahandi n'ubundi hari sterile. Yego mama Natali, mwakomeza mugira ubwoko gutya. Noneho tugiye muri rusange gushyiraho udupira. Yego yanjye noneho ndakora imbere kuko niho hari sterile. Urumva hasi ndahabanza akaneze kari non-fenestrated. Mama Natali, muramfasha muzamure ukuboko kugira ngo aka gatambaro tugashyire munsi. Yego urakoze cyane. Hanyuma hejuru tugashyiraho iyindi iri fenestrated. Nyuma rero tukibuka ko twamaze kuhasukura, ubwo igikurikiyeho ni ukuvoma neza ikinya, tugabanza tugatera local anesthesia, noneho tugashyiramo udupira twacu nta kindi kintu kidutindije. Yego mama Natali, muramfasha, ikinya mfite cyari gifunguyeho, niyo mpamvu nshobora gukoresha akagozi kamwe managura hejuru, ntawamenya. Maze mvome, twibukiranya yuko ikinya kivomwa mu kwinjiza udupira tubiri ari two jadelle, gitandukanye n'ikivomwa mu kwinjiza agapira kamwe ariko implano. Kuri jadelle tuvoma 2 ml, naho kuri implano hakenerwa mililitiro imwe gusa. Yego yego tumaze kuvoma ikinya, ntabwo ari ahantu hose hataterwa ikinya. Ni ukwibukiranya yuko iyo ugiye gutera ikinya urabanza ugapima ukareba intera iturutse ku nkokora, ushyiraho intoki enye uturukije ku nkokora, aho zigarukiye akaba ariho hera gutera ikinya. Bivuga ngo niba inkokora iri aha, ndashyiraho intoki zanjye enye, aho zigarukiye niho ubu ngubu ndi buhere ntera ikinya. Gutera ikinya rero ni ukugitera, ariko uburyo giterwamo ni uburyo bwa sukitani. Ni ugutera rwose hejuru mu ruhu, ntabwo ujya munsi nk'aho uri gutera intramuscular cyangwa indi yose, ahubwo ni sukitani. Kugira ngo utere neza rero ugakora traction gato y'uruhu. Mama Natali, murihangana murumva agashinge kabajombye, gusa ni ikinya kibafasha kugira ngo nimuribwe. Sukitani, hanyuma urushinge rwawe ukarugumisha hejuru iyo umaze gukora agatraction. Mbere yo gukomeza gutera, aha imbere urabanza ukaspira nk'ibisanzwe, ugatera gakeya rwose, maze ugakomezanya ka gatraction ugendera hejuru, hejuru rwose, hejuru, ku buryo urushinge rwawe ukomeza kugenda urubona hejuru ku ruhu. Maze wamara kugeramo ukaspira, sukitani turaspira, ugatera ariko ugarura urushinge bisanzwe. Ugarura urushinge, utera ugarura urushinge. Wamara kubona umutwe w'urushinge nanone, kuko tugiye gutanga jadelle kandi twandika inyuguti ya V, tuhita twongera tugahindukira tukagendera nanone hejuru ku ruhu,
tugahindura ikaba inyuguti ya v, twasipira nk'ibisanzwe yari nk'iyindi nayo tukayitera tugarura urushinge, tugarura urushinge kuko hahandi imbere naho twahateye ujya gukuramo umutwe w'urushinge ikinya gishizemo, warangiza ugafatiraho ukimfiltratinga cyangwa se ugatuma ikinya kijya hose nta kibazo. Ari nako mama Natali atubwira ntiba ari kuribwa. Nyuma yo gutera ikinya usa nk'umasa kugira ngo cya kinya kinjire neza aho giteye. Iriya nyuguti ya v twanditse ni nayo tuza gukurikiza twinjiza bwa bupira. Tugiye gukoresha ka gakoresho kabugenewe dutanga noneho twinjiza twa dupira. Ni trokari ni igiye kudufasha kwinjiza utu dupira. Trokari ifite max ebyiri, hari mark imwe y'umukara iri ku mutwe, hari na mark yindi iri ahagana hasi. Tubaza kugenda tuzifashisha mu kumenya ntiba aho tugejeje ariho trokari igera, ukaba wakuramo inserter kuko mo imbere aka karimo kitwa inserter, ugakuramo karaga kagasohoka ni inserter. Muri rusange rero ubwo ni inserter iri kumwe n'aka gakoresho byose byitwa trokari. Hanyuma niyo dukoresha twinjiza tudupira. Nkuko twabibonye turajya tugakora traction y'ahantu twateye ikinya, ya ntoboro y'urushinge rw'ikinya bituyibona akaba ariyo wifashisha mu kwinjiza trokari yawe. N'ubundi niho ukora traction, umara gukora traction ukinjiza trokari ukaguma hejuru kuri sukitane, yego ugakomeza ukagendera rwose hejuru ku buryo trokari yawe uyibona igenda hejuru. Hanyuma ya maka y'umukara ya nyuma iyo ubonye ko igeze mu ruhu, aho urahagarara ugakuramo ya inserter ukinjiza agapira ka mbere. Genda ugarura trokari yawe ariko winjiza inserter igenda isunika ka gapira, trokari igaruka iyo mwanya kagapira kari kinjizwa kugira ngo kabone uko kisanzura nikigonde. Hanyuma rwose agapira kinjira ukareba mu ruhu na trokari gasohoka kugeza tugeze hehe kuriya ya maka yo ku mutwe hejuru. Noneho kuko ni jadeli ubundi yari impano hajyamo kamwe gutya, ariko ari jadeli ho turahindura tukandika inyuguti ya v. Aka kuko kaje aha turakurikiza uko twateye ikinya, twongere duhindure tumene nk'abakora inyuguti ya v. Nk'ibisanzwe n'ubundi traction irakenewe, ukaguma kugendera hejuru rwose mu ruhu hejuru. Nanone ukagera ku musozero kuri rya bara ry'umukara rigaragaza umusozero, nkakuramo inserter, nkongera nkinjiza kandi gapira, nkakoresha inserter mu buryo bwo kukinjiza, ari nako ngarura ya trokari yanjye gake, ngarura ya trokari yanjye ninjiza inserter, ngarura trokari yanjye ninjiza inserter, ngarura trokari ninjiza inserter, ngarura trokari ninjiza inserter kugeza bihuye, bikagaragazwa n'ubundi na wa musozero wa rya bara riri ku mutwe wa trokari. Iyo bikoze neza rwose udupira tuba twigaragaza mu nyuguti ya v. Noneho ikiba gisigaye kuko ugiye gukuramo ya trokari, ni byiza kuba ufite aga compress kari sterile kumutse ko kugira ngo uhite ukoresha hemostazi hahandi ukuyemo
shokari yawe, ugakora hemostaze amasegonda makeya. Warangiza gukora hemostaze ugashyiraho noneho agapamba gatoya uba wateguye kugira ngo urinde twa mikorobe kwinjira muri iyo ntoboro ntoya uba wakoresheje winjiza udupira. Urakagira gatoya kuko nta gisebe kinini kiba gihari, ukora gatoya rwose ku buryo ataza kumubangamira ushizeho igipfuko gatoya. Kuko sterile procedure ibisa nk'irangiye, dufata agaspadara twateguye nayo igomba kuba ntoya ku buryo utayireba akagira ngo ni igisebe kinini, maze tukayishyiraho nayo. Mama Natali, udupira ubungubu udupira twamaje kudushyira mu kaboko. Ni byiza ko utumwumvisha ko tuba twumvikana iyo twashizwe hejuru mu ruhu, kandi Mama Natali agomba kumenya ko ntibuza akagapfuko. Ukoreho numve. Yego, uratwumva? Yego. Kandi akagapfuko agomba kukarekeraho kugeza ku minsi 7, nibuza nibwo uba wizeye ko ahantu hamaze gufatana neza ku buryo hatajyamo utundi tumikorobe mu gihe agapfuko kavuyeho. Mama Natali, nk'uko umaze kumva udupira nk'utu twombi twagiyemo turangije kudushyiramo. Mama Natali, rero aka gapfuko dushizeho si uko hari igisebe kinini, ahubwo ni intoboro ntoya twifashishije twinjiza bwa bupira uko wabubonye, mbese ni agasebe gatoya. Niyo mpamvu aka gapfuko tugashizeho kugira ngo harinde mikorobe kuba zakinjira kuri iyo ntoboro ntoya zikagutera ikindi kibazo cy'ibyo bita ama infection. Rero aka gapfuko ugomba kukarekeraho ntibuza kugeza ku cyumweru kugira ngo mikorobe zitazabasha kubona uko zinjirira hariya hantu, mbese ukareka hakabanza hagakira. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi kintu rero Mama Natali umenya, uburyo bwo kuboneza urubyaro nk'uko twabivuze mbere burimo umusemburo. Biba byitezwe no kugira ngo bigufashe kuboneza urubyaro no kuringaniza, ariko ibititezwe nabyo nk'indi miti yose bishobora kubaho. Bimwe mu bititezwe bishobora kubaho ni uko ushobora kuribwa umutwe, ugashobora kuva bitari cyane, ariko mu gitondo ukabyuka ugasanga ukabona agatonyanga, cyangwa se ukava bitari cyane. Kuribwa mu nda hasi, kuribwa umugongo se, ibyo bishobora kubaho, cyangwa se iyo bibayeho nibibe bikabije cyane biba ari ibintu bisanzwe. Ariko iyo bibayeho bikaba bikabije, ni byiza ko ugaruka kwa muganga, by'umwihariko ikigo nderabuzima kikwegereye, kugira ngo babashe kugukurikirana. By'umwihariko iyo uje ujya muri serivisi ishinzwe kuboneza urubyaro, bakagukurikirana bakareba neza uburyo icyo kibazo nyine wagize, bagafashamo n'uburyo bwiza bwo kugikemura. None Mama Natali, mu gusoza dusoje tugushimira muri rusange uburyo bwo kuboneza urubyaro wahisemo, kandi tunakwizeza ko ni uburyo butanga icyizere kugeza ku myaka 5 rwose buzagufasha kugera kuri icyo kintu wifuje n'umuryango wawe utera imbere. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Muri video zacu zatambutse higishijwe uburyo bugiye butandukanye bukoreshwa mu kuboneza urubyaro. Uyu munsi noneho turagira ngo twande tubibutse ko uburyo bwo kuboneza twabonyeho hari uburyo bwa kamere n'uburyo butari kamere, ariko kwa muganga n'ibisanzweho turasanga uburyo bugiye butandukanye. Nk'uko bugaragara mu buryo butari kamere, dufite ku buryo bw'imisemburo dufitemo, duhera ku dupira, agapira k'imyaka 3 n'agapira k'imyaka 5.
agapira k'imyaka 3 kaba ari kamwe, naho udupira tw'imyaka 5 tuba ari 2, ariko muri rusange twose n'ubwoko bumwe. Hari n'ubundi buryo bw'imisemburo ari bwo bw'agashinge k'amezi 3. Angaka umuntu uboneza urubyaro agahabwa buri mezi 3. Nyuma yaho hari n'uburyo bw'ibinini. Ibinini nabyo biri amoko 2, hari ibinini by'umusemburo umwe n'ibinini by'umusemburo 2. Ibinini by'imisemburo 2 biba bifitemo amabara 2 atandukanye, ari byo amabara ya mbere uzasanga kenshi ari umweru, hanyuma amabara yo hasi akagaragazwamo n'utunini tw'umutuku turimo ikinyabutabire cyongera amaraso cyitwa fer. Hari n'ibindi binini by'umusemburo umwe byuzasanga bigizwe n'ibinini by'umweru gusa bisanzwe. Ibyo byo bifatwa nabyo amezi 3. Uretse uburyo bw'imisemburo bwigishijwe muri video zacu zatambutse, hari uburyo butari bw'imisemburo ari bwo uburyo bw'agapira ko mu mura gatanga icyizere kugeza ku myaka 10. Ntago kose ariko kajyamo, ahubwo akajyamo kabari gatoya nkuko bigaragara ahangaha. Iyi ni nyababyeyi, agapira kinjizwa muri nyababyeyi kakagumamo kakarinda isama kugeza ku myaka 10. Ubwo rwose ni uburyo bugiye butandukanye bwagiye bwigishwaho. Nk'urugero hano urabona ko agakumweru niko kaba kinjiye, urabona ko ni gatoya ugereranyije no kumura ubu ungana. Ntago agakose ariko kajyamo, ahubwo ni gatoya ugereranyije nk'uko umura ungana. Nyuma y'uburyo bw'imisemburo hari n'ubundi buryo bugiye butandukanye bushobora gukoreshwa nk'uburyo bw'agakingirizo, ubundi buryo bw'udufuniko dushobora gutwikira inkondo y'umura bukarinda ko isama ryabaho, uburyo bw'amavuta. Ubu ni uburyo bundi bugiye buriho, ariko akenshi na kenshi ubu hari kwa muganga uzasanga ari ubwo bw'imisemburo akenshi twamaze kuvugaho mbere.